Turabaramukije banyarwandakazi banyarwanda inshuti z'u Rwanda inshuti za Rwanda Rugari TV na Rugari Akadomorwa bakunze u Rwanda mukomere mugira amahoro y'Imana n'imigisha yayo Asumani niyo nambaza inshuti yanyu mukunda natwe turabakunda abaturwanya abatwanga ibyo n'uburenganzira bwabo ntago tubitindaho. Banyarwandakazi banyarwanda Rwanda Rugari TV tuganire namwe kurimo kuvugwa ariko by'umwihariko kubimaze iminsi bivugwa n'abanyarwanda bataye umuco, Abanyarwanda bataye umuco, Abanyarwanda batagira isoni, n'abanyarwandakazi babashizi b'isoni, intyoza, inkunguzi z'abagore biyita abanyepolitiki baba hanze y'u Rwanda, n'ibigwari by'abagabo biyita abanyepolitiki. Abantu bajya hariya kuri za mbuga nkoranyambaga mubona umunsi ku wundi banyarwandakazi banyarwanda ngabo bari kuri za murandasi hirya no hino, bari ku mutware, bari ku rumuri, bari ku nkingi, bari ku isi n'ijuru, ngo hari baza Gisovu Kibuye bavuga abantu batanabareba, bari ku ikamba nuko barimo barogeza, barimo baratsa umuriro, barimo bashyuhije ngo Kongo, ngo Tshisekedi nuko ngo bagiye ngo ibiki bakora ku Rwanda. Banyarwandakazi banyarwanda banyekongo by'umwihariko, uyu mwanya mfashe ndagira ngo mukoreshe muto cyane kugira ngo mu butumwa abo bose harimo n'umukuru w'igihugu cya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ndavuga ikinyarwanda, wavuga igifaransa n'Iringara n'izindi ndimi. Rwanda Rugari TV abayikurikira ni benshi, by'umwihariko abakongomani bazakora interpretation cyangwa bazamusobanurira ubutumwa ngiye kumuha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kirazira kikaziririzwa gushyira mu majwi, kwadukira, gutinyuka mugenzi wawe w'umukuru w'igihugu ukamuvuga mu mazina ko ari umwanzi w'igihugu uyobora. Kuko Perezida Kagame nta na rimwe, sindi umuvugizi we, nta nubwo n'umuvugizi wa guverinoma, ariko harageze Nyakubahwa Perezida Tshisekedi Antoine Chilombo ko abanyarwanda batandukanye nanjye ndimo tuguha ubutumwa buvuga ngo wakoze amahano, gushyira mu majwi, gutinyuka ukabwira, ukajya imbere ya kamera ukavuga ko umwanzi wa Kongo ari Paul Kagame. Paul Kagame ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda watowe n'abanyarwanda, ngere mbisubiremo sindo umuvugizi we. Paul Kagame ntabwo yigeze na rimwe twumva abanyarwanda n'isi yose avuga ngo afitanye ikibazo na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Wakoze amahano rero Nyakubahwa Perezida, wabikora utabikora, nje nk'umunyarwanda ukunda igihugu cyanjye nakugira inama yo kuzasaba cyangwa kuzitwara, kuzisegura kuri mugenzi wawe
kuri nyakubahwa Perezida Kagame nkuko nawe uri nyakubahwa Perezida Tshisekedi. Nyakubahwa Perezida mbisubiremo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndakugira inama yo kuzatera intambwe ugasaba nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mugenzi wawe imbabazi kubera ko wakoze amahano. Yaba Perezida Kagame, yaba Sassou Nguesso umuturanyi wawe, yaba Perezida Museveni, yaba Perezida Ndayishimiye w'u Burundi, yaba Samia Suluhu wa Tanzania n'abandi bayobozi b'ibihugu bya Afurika yewe no hanze Uburayi na Amerika, Oceania, Aziya n'ibiki byose, ntabwo turumva umukuru w'igihugu ujya hariya akavuga ngo umwanzi w'igihugu nyobora ni mugenzi wanjye, ni perezida nkanjye. Nyakubahwa Perezida Tshisekedi Felix Antoine Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Abanyarwanda barakugaye, Abanyarwanda bari kumwe n'umuyobozi wabo bitoreye nyakubahwa Perezida Kagame ntabwo bazemera ko ukomeza gukoresha imvugo nk'izi ngizi. Ikibazo kiri mu gihugu cyawe nyakubahwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ni ikibazo cy'abaturage bawe, muri mu moko atandukanye. Nyakubahwa Perezida ntabwo ari wowe waciye imipaka. Niba hari abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ntabwo bakwiye kubizira. Ibyo twumva bya M23 yego intwari baharanira uburenganzira bwabo kubera ko ari abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ibyo bakabizira. Ni abanyekongo, tukwibutse ko ari abanyekongo, ni abaturage uyobora. Niba barakwigometseho nyakubahwa Perezida cya buganire nabo, ariko wija hariya imbere y'isi yose mu kinyarwanda bazagusobanurire. Iriya byita kwishyira ku karubanda, ni ukwitesha agaciro nyakubahwa Perezida, ni ukwitesha agaciro nyakubahwa Perezida. Rwose badufashe, bamfashe abaziringara bakore interpretation hanyuma ibingibi nkubwiye nk'umunyarwanda ukunda igihugu cyanjye, wubaha umuyobozi wanjye, umuyobozi w'Abanyarwanda bagenzi banjye nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, bagusobanurire. Waramusuzuguye, ukwiye kumwitwaraho, ukwiye kumwiseguraho. Ni inama natangaga, ndi umuturage usanzwe, ntabwo nshobora kuba umukuru w'igihugu, sinshobora kuba minisitiri haba hano mu Rwanda cyangwa muri Kongo, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, buriya ngo urushishi rwahanuye inzovu, urushishi rwagiriye inama inzovu. Baraza kukubwira mu Gifaransa cyangwa mu Iringara cyangwa mu zindi ndimi muvuga aho ngaho iwanyu muri Kongo. Biratangaje, birababaje, biteye n'isoni kumva ujya hariya ukataka cyangwa ugatinyuka ukita umukuru w'igihugu mugenzi wawe umwanzi w'igihugu gituranyi, nk'umunyarwanda ukamwita umwanzi w'abavandimwe be b'abakongomani. Nyakubahwa Perezida Antoine Felix
Tshisekedi Chilombo amagambo wavuze kuri Perezida Kagame kuyagorora ntabwo mpamya ko bizakorohera. Mbaye nkwifurije amahoro.